Amashi nta kibazo wayakoma. Aka kantu wenda kakoresha umwe ariko mwe kuko muba mwegeranye narebaga n'ukuntu muririmba umwe aririmbira mu wundi baririmbaga umwe akajya aririmbira mu wundi gutyo nkabana ko ibi nabyo ni byiza mwoka byarama ngiyo kitaraboneka icyo kimwe ngo arafata agakongeza iki itabaza ayo ni amasengesho yabera umuntu utarasubizwa ajya asenga kandi nunasubizwa usenge ariko usenge wongera usenge bakuvuga amagambo usenge bavuge ko matrice yavuyemo usenge bavuge ko bitakunda usenge kongeza itabaza icyambere kongeza itabaza icyakabira agakubura vuga uti gukubura ndashaka kureba rero n'abantu bumvise bajya bankurikira gusa bakabati aposo mignone twumvise ahari reka tujye haguruka nawe tukurebe Yesu we mwakoze cyane Imana ibampera umugisha none mu izina rya Women Foundation natwe tuzatanga miliyoni navuze ko ntajya munsi ya pastor Imana ibaha umugisha tuzatanga 1 million mu izina rya Women Foundation Ministries na Noble Family Church ishari rero nta soni rigira pastor rijya cyo rikambara ijipo rigasohoka rikagenda rikagira ngo nta muntu waribonye kandi bagize bate baribonye haleluya Yesu ashimwe tukavuga ngo uriya muntu disi we n'umuhanga ngo ariko umenye iwabo karangazi hari ukubajije karangazi mwamvuge ngo amen haleluya mumvuge ngo ariko burya mignone avuga ubutumwa neza ngo iyo umumenya munyakabiga ubu ibyo munyakabiga ubizanye ute ko duhuriye i Kigali mu mavuta yanjye mfite nimba ari make nimba ari menshi nakire aposo muhaguruke dukomere Imana yacu amashi arimo gutambuka ntabwo mushobora kongera ayo mashi haleluya nanjye banzamurira ijwi imyaka iri kwiyongera mwuka byara haleluya nkuko yarabivuze bishop turi abana be urabizi ariko kandi ku rundi ruhande turi abana bawe ntabwo ngiye kuvuga ibyo wakoze kubwo kudushigikira ariko byonyine no kuba uhagaze ahangaha ugiye kuvuga mu by'ukuri ni igitangaza cy'Imana ugiye kuvuga muri gahunda nateguye nge n'uriya ufasha ni igitangaza cy'Imana rero icyo Imana yashyize ku mutima aricyo muganirira ubu bwoko Yesu abaha umugisha mu nkundire mwuka byaramwe dukomere Imana yacu amashi niba nta kibazo hanyuma haleluya nitukabura inseko cyangwa se amenyo 32 Yesu yaradupfiriye akazuka ikindi nanone akaba yaraduhaye n'igihugu twaba dufite umutekano mureke tumukomere amashi akaduha itorero ndashaka museke duhereye ku bashumba bicaye imbere abashumba ni munkange museke nukuri abashumba ndabakunda cyane inseko yanyu irakenewe turi abantu bari very lonely turi abantu bakora umurimo udasanzwe mu buzima bw'abantu tukaba mu bantu benshi tukisanga turi twenyine at the end iyo tugize akanya nk'aka ngaka tujye dukubita umuziki kabisa hey haleluya iyi mikoro baransubiza ya Pastor Ben haleluya ndashimira data wa twese ndashimira Imana inkundiye kongera kubana namwe nukuri simbifata for granted nshatse gushimira umushumba wafashe gahunda hari umushumba ari wantumiye kujya kubwiriza mu giterane bafite arambwira ngo uzajye kuba kwa Ben na chance turasubiza inyuma icyacu uzaza ubutaha nukuri Imana ibaha umugisha abakozi b'Imana bari mu Rwanda kubwo bumwe kubwo gushira hamwe numvaga ntazi ukuntu byagenda ariko nanone nibazaga Mana niyo nabura my friend Bishop umushumba wabo Bishop Masengo ni inshuti yanjye cyane ni inshuti yanjye he's a doctor mu mategeko nanjye nayacikiye hagati haleluya Yesu ashimwe cyane ni umudoctor mu mategeko ndibuka igihe abapasteri kera murabizi RGB itaraza twe turi mu bantu batangiye ministry RGB itaratangira
hanyuma icyo gihe rero mwajyaga ku murenge mukagarukira ku karere mukabona ibyangombwa byazarenga mukagera muri minijiste wenda bikarangira. Ariko amatorero menshi yagarukiraga aho hafi. Ariko ndashaka kumushimira uburyo yafashije amatorero kugira ngo akore amasitati, amatora asukuke, amatora ajye ku murongo. Kuva icyo gihe nahuraga n'umupasita mbona bitaracamo, ntuzuranye na Dr. Masengo, ntuzajye kumureba. Mbega nari naramuhaye abantu muri ubwo buryo. Rero ndashaka kugushimira, jyewe by'umwihariko ni inshuti y'iwacu cyane, ni inshuti ya mama wanjye umbyara. Hari mwene wabo w'umunyamurenge wigeze kuba iwacu i Burundi, ariko mwavuze ngo amen. Haleluya, Yesu ahabwe icyubahiro. Noneho amen, mu gihe cyero cya kera na Fosco itarabaho yari uwacu. Aha, yamugenze ngo nuwo mu bacu. Rero ndashimira Imana ndashimira Imana ko Fosco am part of you, nduwanyu n'ukuri nubwo mbarizwa muri Noble Family Church, ariko cyane cyane muri Women Foundation Ministries. Arabizi ko ari impuzamatorero abantu batandukanye bagenda baza tukababa hafi kandi tukarushaho no kubaha abashumba bacu. Ndashimira Imana rero kubwa Pastor Ben na Chance kubwo kungira icyizere, navuga ngo nanjye ndi auntie. Yes, abaha umugisha. Wagira ngo ndi auntie pastor, ngo ndi auntie waje kubwiriza. Imana ibampera umugisha. Ndashimira abashumba bose bari hano, Apotre Sosten Serukiza n'umudamu we mwiza cyane. Bigomba kuba warasenze ngo ugire umugore usakuriye. Amen. Yes, abaha umugisha. Ndakira abashumba bose, pastor yabakiriye, ariko mu nkundire nakire n'abantu baje kunshigikira pastor. Muzi ko mujya muzi wa dore ngabo. Biravuze akaruru babyumva. Nta kundi abo ngabo baje gushigikira Apotre Mignone. Ndabashimiye rero, ndashimiye n'aba speakers, nubwo arabaririmbyi n'aba speakers. Abaririmbyi turi kumwe kuri flyer, dore tantine ndukure, dore misinguri. Ibi birakomeye cyane. Yes, abaho umugisha. Haleluya. Ese mvuge iki koko? Pastor Desire wicaye hano, Pastor Desire Habyarimana ni inshuti yanjye ya kera. Yes, ashimwe. Yigeze kunywa umuti aravuga ati ndagutumira muri ADPR hano kuri shere, ndagenda ndabwiriza kandi nta muntu waduciye. Twahavuye batadufasha, ariko mwavuze ngo haleluya, ariko mwavuze ngo amen. Vuga ngo haleluya, amina. Ntabyo ndi buvuge byose ndangije pastor. Ariko pastor ujya wibuka ko kanshime nateruye intebe zo mu rusengero abakristo bataza aho ngiye, ndaziterura nzizana igahanga hano wayoboraga. Hanyuma baje guterana babura intebe, ariko haza kuza undi muntu azana intebe arazitereka, abakristo nyoboye baraterana, zagiye muri gahanga ya DP. Muvuga ngo amen, haleluya. Biramugenze ngo abashumba bo mu Rwanda ni beza gusa. Rero nagira ngo munkundire focusinge kuri uyu munsi. Pastor Ben, niba hari emotional part yambayeho nigiye mwazanaga abana, nijyo mwankoreye ijoro ridasanzwe, mwankoreye umunsi udasanzwe. Nabonye muzamuka hariya numva ibirira biramanutse, ndeba bari abana, ndeba ubwiza bw'Imana. Yes, arakora, yes, arakora. SF minoti nyigahe, kuko muri concert njyamoro bavuga 15 10 20 20. Oya ritati ni myinshi. Ntegereje Papi Clever na Madame, ntegereje Frank ndagukunda nawe, ntegereje Daniela na James. Umutware wanjye yaravuze ati Daniela na James ati bari hano bameze nk'abandi bo muri Texas, bamwe baririmbira Texas. Ati this is so good. Umugabo wanjye akunda kuvuga icyongereza. This is so amazing. Yeah, we should support them. Yeah, indeed. Yes, ahabwe icyubahiro. Murakoze bakozi b'Imana, Imana ibaha umugisha. Erega nitwa Mignone kandi naje gushima. Pastor Kado naje gushima. Bambabarire tumere nkaho turi mu cyumba cyo kwa gatatu kuri Foursquare kugira ngo bikunde noneho. Haleluya. Haleluya. Ariko ndashaka kubaza umuntu waje gutere muri concert y'abantu basirimba udakubagana yaje gukora iki? Haleluya. Imana niyo nziza cyane. Rero uyu munsi ni umunsi wo gushima. Narabajije se nzigisha iki, nzavuga iki? Ati ni umunsi wacu wo gushima. Reka mvuge kugushima. Hari impamvu nyuma y'umuziki wose utambuka. Ntabwo abantu bapfa kuririmba, ahubwo hari impamvu ituma baririmba.
hari impamvu yatumye Beni yandika, hari impamvu ituma babyina, hari impamvu ituma umugore uri gukirira inkuriya aza agasirimba imbere y'ubwoko bw'Imana, hari impamvu ibyihishe inyuma. Abafite impamvu yo kubyina, abafite impamvu yo kuririmba, mureke tuzamure amajwi yacu dushima Imana. Haleluya, haleluya. Irahari impamvu, irahari. Samsoni yigeze kujya ku intumbi y'intare, afata ubuki, afashe ubuki araburyaho, ariko aza guha buri muntu wese yagiye ahura nawe. Ariko abantu yahaye ubuki ngo ntiyababwira aho buvuye, ntiyavuze aho buvuye. Nujya ubona dusirimba, mureke turirimbe, turirimbire Imana, n'abaririmbira ubusa nabo bararirimba. Muzise yafashe ubuki kadame, ariko Samsoni wenyine niwe yarazi aho ubuki buvuye. Abo yahaye kuryaho ntibamenye aho buvuye, ababyeyi be ntibamenye aho buvuye. Umuntu ushima nuza aho byavuye, nuza aho byavuye. Ndashaka kubagana gatoya umuntu iyo mutaziranye niba ari antipatike ushaka undi umubwire ngo umuntu ushima nuza aho yabikuye. Haleluya. Abo yahayeho ntabwo bari gushima, bari kumenya buvuye hehe se. Hari abantu batubonye tutabawe barya ku migisha yacu ariko ntibamenya aho tuyikuye. Hari abantu twahuriye mu nzira ariko babona duhimbaza Imana, bakaririmba indirimbo wahimbye ariko ntibamenye ko Imana yiguhaye nijoro. Bwana sifiwe. Yibuka chance ari kuririmba afite atarabyara. Shima mwami mucunguzi, shimwa Yesu, shimwa Mana yamutanze, shimwa wamutumenyesheje. Ariko ari kuririmba ndavuga ngo Mana umuhaye umwana hamwe n'ibingibi ukamuha umwana Mana. Ariko ntiyigeze atakaza indirimbo mu ijoro ry'ubuzima bwe. Niyo mpamvu mugarutse gushima. Mwahuye n'intare murayishwanyaguza, mwahuye n'ikigeragezo muragishwanyaguza, mwahuye n'ibihe murabishwanyaguza. Mugane mugeze mu gihe mugomba kurya kuruki na mignone akaburyaho, n'abandi bose bakaburyaho, n'abandi bari mu mahanga bakaburyaho, n'abari muri Amerika bakaburyaho. Ntabwo concert nk'iyi yaba ngo ntiyabe ibitangaza. Hari inda z'abantu ziri buzibuke. Rata abapantekote beza bavuge amena nta kibazo. Ndashaka kugira umuntu umbwirira ngo wishuye bitanu kameme. Gerageza uvuge haleluya. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Agenda abantu ugenda arya ati shaburya mignone no musiribu. Ntibamenye ko hari ahantu wanyuze mu butayu, ntibamenye ko hari igihe wigeze kubura isabuni, ntibamenye ko hari igihe wigeze kunyura mu byatsi nta muntu ugusuhuza. Haleluya. Nibarye kuruki ariko twebwe tuzaho twamuvanye, twe tuzaho Imana yadukuye, twebwe tuzaho Yesu yadukuye. Mureke tumuzamure amaboko, mureke tumushimire. Bwana sifiwe sana. Hako ndabakunda vraiment, muri très sympathique. Amen. Reka rero twinjire mu ijambo ry'Imana. Luka 15. Si inkuru muzi mwese, ni umugani w'umugore watakaje igiceri. Haleluya. Giye umugore kenshi nibaza ko n'abandi ba theology batandukanye bagenda bafata umugore bakamugeranya n'itorero. Ndashimira Imana ko igihe kigeze itorero rigatabarwa, ariko uyu munsi turafokasinga ku muryango wa Ben na Chance ku by'Imana yabakoreye. Hanyuma n'uyu munsi dukomeze gufatanya n'abera gushima Imana. Luka 15, Luc 15 verset 8, Luc 15 verse 8. Na hanu abantu benshi tumenyereye dukunze gusoma, ariko muri Luka 15 harimo abantu nka batatu cyangwa se inkuru eshatu z'ingenzi. Harimo intama yazimiye, harimo igiceri cyatakaye, harimo n'umwana cyangwa se Esani, umwana w'ikirara wazimiye. Uti bitatu. Reka twinjire ngo cyangwa umugore wabafite ibice 10 by'ifeza yaburamo kimwe ntiyakongeza itabaza agakubura mu nzu, agakongeza itabaza agakubura mu nzu, akagira umwete wo gushaka kugeza aho akibonera. 9
niho turi butinde. Iyo akibonye, haleluya, abataragira icyo babona nta kibazo, ariko abafite icyo babonye turasengera n'abatarakibona, ariko natwe turacyafite ibindi tutarabona. Ntabwo gushima ariko twabonye, gushima dushima Imana iyo ariyo, ariko yagira n'ikikora tukagaruka tukayishimira ku byo yakoze. Haravuga ngo iyo akibonye ahamagara inshuti ze nk'uko baduhamagaye. Iyo akibonye ahamagara inshuti ze n'abaturanyi be akababwira ati twishimane. Bene data, twige kwishimana n'abasubijwe, twige kwishimana n'abasubijwe. Uyu mugore afite ibintu 9, 10, ariko ngo yabuze kimwe gusa. Uti kimwe? Ndashaka unsubiriremo ngo kimwe. Byibura abo twazanye bansubiriremo, abandi badupinge nta kibazo. Haleluya. Vuga ngo kimwe gusa. Ndashaka uvuge ngo kimwe gusa. Yabuze kimwe ariko ntiyadamarara. Kandi iki kimwe akiburira mu nzu. Ese mwari muzi ko umuntu aba mu itorero, akaba muri repetition, akaba umudiyakoni, akaba muri korali, akaririmba, akavuga ubutumwa, akaba apotre, agahimbaza Imana, akaba bishop, ariko akagira ikintu cyabuze. Ahimbaza Imana, nta badayimoni bamuriho, nta bazimu bamuriho, ariko urushako rukanga, imyaka 40 ikinjira, imyaka 25 ikinjira, ariko kuri 46 icyabuze kikaboneka. Ariko mwambare mukavuga ngo icyabuze kikaboneka. Mumfashe tuvuge ngo icyabuze kikaboneka. Haleluya. Abo cyabonetse bamvugire ngo amen. Hari igihe imfura ya Beneri kwihisha amafaranga 5,000, abandi bakayavunja mu mujyi, ariko wowe ukayabura. Abandi bakagenda bavunja amadolari, ukajya uyarunguruka, ukaba mu kintu cyitwa ngo muzabirebesha amaso, ariko ntimuzabiryaho. Ariko sezo yawe ikinjira, sezo yawe ikinjira. Ndashaka tuvuge ngo haleluya. Ndashaka uvuge ngo iyo kibonetse, mbabara uvuge ngo iyo kibonetse. Ndashaka uvuge cyane ngo iyo kibonetse. Ariko umva inshuti y'Imana, ngo kitaraboneka icyo kimwe, ngo arafata agakongeza iki? Itabaza. Ayo ni amasengesho yabera. Umuntu utarasubizwa ajya asenga, kandi nunasubizwa usenge. Ariko usenge, wongere usenge, wongere usenge, wongere usenge. Bakuvuga amagambo usenge, bavuge ko matrice yavuyemo usenge, bavuge ko bitakunda usenge. Kongeza itabaza, kongeza itabaza. Icyambere kongeza itabaza, icyakabira agakubura. Vuga uti gukubura, agakubura disi. Hari ibigambo wumva kuva mu gitondo ukavuta ariko Mana, aba ni abantu bari mu isi bageragezwa. Je nigeze kumva rya jambo Dawidi yavuze ngo mba nararabye, ngo iyo ntaza kwizera Imana muri isi y'abazima. Kumbi isi y'abazima ni abantu bafite umunwa ukora 24 hours. Ako mwavuze ngo haleluya. Hari abantu bari hanga bahari. Isi y'abazima barareba. Iyo wambaye ubusa barakureba, iyo waburaye barakureba, iyo utacanye barakureba. Isi yabagize gute? Yabagizima. Ariko Dawidi aravuga ati mba nararabye, iyo nza kuba muri Kigali ntagufite Imana, iyo ntaza kukwizerera muri uyu mujyi mba nararabye. Icyo gihe rero iyo uhuye n'ibyo bintu urakubura. Mwavuze ngo gukubura. Vuga ngo gukubura rata. Ni byiza gukubura bene data. Gukubura ni ukwezwa. Hari ibintu bitwanduza, hari ibintu biza bikanduza umutima wawe mu gihe utegereje amasezerano, ariko biragomba kukubura. Uyu mugore amaze kubura igiceri yakiburiye mu nzu. Mu nzu ndahageranya no mu nzu y'Imana. Burya iyo watakariye mu nzu hari ibyo utegereje uri mu nzu uruturi hanze. Ariko abarokore bamvugiye ngo amen. Ndashaka kureba abarokore bavuga ati nduturi hanze. Sibyo pastor? Abari hanze nitugize dute? Turabaruta, dufite Yesu. Yesu wacu ntago bamubambiye ku ruhande. Au milieu. Iruhande hari igisambo kimwe, ahandi hari ibindi. Irete au milieu. Nawe hari igihe ugeragerezwa au milieu muri centre, aho abantu bose bakureba. Ariko iyo minsi umazemo igihe kikagera, cya kintu kikaboneka. Rero uyu munsi abantu baje kwishimana na Ben na Chance. Niba mbariza mugenzi ngo reke urumva waje kwishimana cyangwa waje mu kiriyo nshuti yanjye. Umuntu waje kwishima agaragaza amenyo. Umuntu waje kwishima, ariko mwe kutwikira iteraniro. Umuntu waje kwishima ibyuya birabira akavuga ngo Mana iki waragikoze n'ikindi uzongera ugikore. Iyo akibonye noneho ngo agashiramo n'umwete. Umwete ni iki? Kujya muri korali, kwezwa, gukomeza kwizera Imana, gukomeza guhemba abandi babyaye wowe utabyaye, utakoresha umwete, gukomeza kwita ku bandi basubijwe.
haleluya, kutagira ishari ry'abandi Imana yatabaye, kutagira ishari ry'abandi Imana yagiriye neza, haleluya, ugahemba ababyaye nta kibazo, ukabakomera amashi, ukababwira ngo Imana ibikoze ikabikora ku muturanyi, biranyereka ko iri muri neighborhood, biranyereka ko iri hafi yanjye, biranyereka ko itari kure yanjye, ugakomeza ugakoresha umwete, haleluya. Ariko ikintu cyantangaje, iyo ari gukubura, iyo ari gucana itabaza, agakoresha umwete, abacecetse. Bene data, Bibiliya ivuga ngo ni byiza kwicecekera mu gihe cy'iminsi mibi, ariko hageze igihe cyo gushima twaje gusakuza. Mwambabare tukavuga amena, dore ngiye kwigendera, haleluya. Ngo hageze igihe akibonye, wavuze ngo iyo akibonye, pastor, iyo akibonye niyo Thanksgiving. Nahoze ncokoza pastor ambwira ngo mperuka hanze mwivuga ubutumwa cyane, ndamwana ni pastor, ikoti wambaye rinyereka aho uvuye. Bwana sifiwe sana. Semeni ya mira shaka kado yivugire neza, yivuge pastor kado, reverend kado, yivuge. Ako pastor kado si bishop ra? Reverend kado, haleluya, vuga ngo amen. Haleluya. Reverend kado ndamukunda cyane. Sinari mperutsi wanyu, ariko mwarantumiye n'ijye wabuse. Ariko vuga ngo amen. Iyo akibonye, wavuze ngo iyo akibonye, ariko mumbabarire mbabwire, hari abantu bajya bavuga ngo ariko mwagiye muvuga gake, ngo hari n'abandi batarasubizwa, ngo hari abandi bakirira. Bibiliya ivuga ngo ese hari unezerewe naririmbe, hari ugize gute? Ko mwambabarire tukabiganiraho gatoya. Hari unezerewe nagira ati ese hari ubabaye nasenge, dore abakozi b'Imana bari hano, Imana yasize amavuta baraza kugusengera. Ariko mu gihe tukigusengera, tureke turirimbe ku by'Imana yakoze, tureke turirimbe, haleluya. Imana ni gute tutariba? Ko nanjye muzanshakira uburyo vraiment, nanjye ntegura umunsi. Ari ikintu cyankubise nanjye cyarakemutse, reka nzashaka umunsi, haleluya, nzashaka umunsi. Amen. So ni kuvuga ngo impamvu nyamukuru dushima nuko turekonesa uwabikoze. Twebwe ntabwo dufite amaboko ahagije yo kwitabara, ariko twebwe nk'abarokore, twebwe nk'abantu bavutse ubwa kabiri, tuzi aho biva, tuzi aho ubuki bwacu bwavuye, tuzi ko ari Kristo Yesu wabikoze, tuzi ko ari Imana yacu yabikoze. Nakunze indirimbo zanyu zirimo Yesu Kristo, zirimo Yesu Kristo, zirimo Yesu Kristo. Hari ibintu byambabaje rimwe, njya muri nibatura ahantu, nsanga ngiye kwigisha, nsanga baro bararirimba ngo amafaranga yaje, ngo amafaranga. Ndababwira muyihagarike, muzayiririmbe ukindi gihe. Amafaranga turayabona ariko ntituyaririmba. Ngo amafaranga yaje, amafaranga. Ndabani what? I'm very sorry. Tukunda amafaranga ntituyanga, ariko twebwe ntabwo tuyaramye. Hari izindi ndirimbo abantu baririmba batuka abantu, batongera bo ababasetse mu gihe cyatambutse. Ariko ndashize incuro pastor, ariko ndashimira Imana nazirebye his reason. Muzabanze muririmbe kuri Foursquare, ndabibemereye, mukurikize kuri women, haleluya. Nukuri birari ntabwo bisanzwe. His reason, ega baririmbaga nkumva Darlene yageze ahangaha, haleluya. His reason, indeed, yes and yes indeed. Nabonaga turavuga ngo yarazutse, ntahora abantu nk'abanise Imana ko abantu bose bumva icyongereza, kuki batari bose kumva ko yazutse. Yarazutse rero, niyo mpamvu mu byo yazukiye nabo barimo, dore uyu munsi baje kutwereka abana babo, haleluya. Rero ngo iyo akibonye ikintu cya mbere akora, mureke nihute, ngo yishimana n'abandi. Ese hari abantu baje kwishimana nabo? Murahari? Umva rero nanjye twishimanye, nanjye ngiye kugendera ikirenge mu cya bishop, ntabwo najya hejuru ya bishop uko azamuka nzajya nzamuka. Yitanze 1 million kuri church, yongera yitanga muri family, nanjye ndajya hepfo, ndajya kuri 1.5. Yes, ahabwa icyubahiro, yes ashimwe, haleluya. Uwo ni jyewe n'umuryango wanjye, n'umuryango wa Kabera women ntiraza. Uti twishimane n'abishimye. Bene data, kimwe mu bintu tugomba kwiga ni ukwishimana. Ariko mwakoze kuza mwafura z'Imana mwe, mwakoze mwabashumba mwe,
twaje kwishimana namwe, twaje kubabwira ngo turabashigikiye. Hariya muri Zaburi 35 haravuga ngo abifuza ko nsinda nkuko bikwiriye, abifuza ko Pastor Ben n'umugore batsinda bamvugire haleluya. Yesu ashimwe. Iyo akibonye araceceka abantu bakamuseka, ariko iyo akibonye akora flyer, iyo akibonye arabitegura, iyo akibonye akora bana, iyo akibonye arahamagara inshuti, agahamagara n'abaturanyi. Uyu munsi haje inshuti, haje n'abaturanyi. Twaje kubwira Imana ngo wagize neza. Yesu arakora. Twaje kuvuga ngo Yesu arakora. Abemera ko Yesu akora bambabare bavuge haleluya vraiment. Amen. Agira gute? Yishimana n'abandi. Yakibonye ahamagara inshuti ze n'abaturanyi be akababwira ati twishimane kuko mbonye igice nari narabuze. Ofete umuntu iyo yabuze igice, hari igihe abantu bagira ngo ariko ko afite byose arashaka iki. Najya nkubwire ngo iyo habuze igice ushobora kurara muri etage ariko wabura umwana ukumva agahinda, ufite ibintu byose ariko ako kana icyo ni igice. Ushobora kuba warize ufite za PhD ariko ubuze agakiza, ubuze uyu mwami wadupfiriye, umubuze mu buzima bwawe, ukirwa uzunguruka muri iyo 0 kilometre yawe ugatembera muri Kigali yose, ariko icyo gice wari warabuze niba ari agakiza nukuri kaguha byose, kaguha byose. Igice kibuze. Ushobora kuba uri umuntu vraiment uri umuvuga butumwa international ariko wareba abantu kabagirira ishari, icyo ni igice cyatakaye. Numva ngiye kwigisha rwose bampaye iminota ubwira mugenze ngo igice kirabuze bana we, akanu kagace kabuze. Ukabura umuntu ukomeye ufite ibintu byose ariko wareba abandi ukumva ikirungura kirakuzamutse mukajya kakuza. Njya nkunda kubwira abantu ngo ishari ntabwo rigira isoni. Ishari abantu bose bararibona ariko urifite n'utamenya ko bamufashe. Ko mwambabariye ariko mwavuze ngo haleluya, ariko mwambabariye tukagana ati hallo. Ishari rero nta soni rigira pastor, rijya rijya cyo rikambara ijipo rigasohoka rikagenda rikagira ngo nta muntu waribonye kandi bagize bate baribonye. Haleluya. Yesu ashimwe. Tukavuga ngo uriya muntu disi we n'umuhanga, ngo ariko iyo umenye iwabo Karangazi hari ukubajije Karangazi. Mwamvuge ngo amen. Haleluya, haleluya. Mumvuge ariko burya MIGNONE avuga ubutumwa neza ngo iyo umumenya Munyakabiga, ubu ibyo Munyakabiga ubizanye ute ko duhuriye i Kigali? Ariko nshuti y'Imana wakomeye Imana amashiko. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ako nagace uti nagace kaba karatakaye, ariko iyo wongeye kubona rwa rukundo rwatakaye ukongera kumva ineza y'Imana. Ikintu cyantangaje ndibuka nuzura umwuka wera. Ikintu cyambayeho nakumbuye abera. Ntabwo ushobora kuzura umwuka wera ngo ntugire urukundo rw'abera. Nakumbuye Eliya na Mose kandi ntabwo twaturanye. Narabakumbuye ndabakumbura cyane. Ariko Mana ya Isirayeli ndabase batuye he? Haleluya. Numva nkumbuye Eliya na Mose, numva ndabakumbuye, numva shaka gasozi babaho, nkumva sinza hariho. When I was filled by the Holy Spirit nakumbuye abera. Numva nkumbuye ijuru, nkumbura n'abera. Ariko niba wumva ari ikintu cyo gukunda abarokore kitakikubamo, najya nkubwire ngo uwanyuma mu nzu y'Imana umwe wita umupagani aruta imfura yo mu Egiputa. Ndashaka kubwira ngo turacyabaruta uko biri kose, turacyabaruta. Icyo ni ikintu cyatakaye. Love yaratakaye. That's the lost coin. Ni lost coin. Ariko iyo akibonye aragaruka. Aba rero babonye abana beza. Barangije bararirimba ngo nige wa mugore. Eka nanjye navuga ngo nige wa mugore. Yesu arakora. Baragaruka baravuga ati Yesu arakora. Byarakoze iwacu. Ntabwo twabigarukira, ntabwo twabireka bikaguma mu magambo. Reka tubikubite mu muziki. Ngiye nkunda umuziki. Mumbabarire mbabwire aha nyine ndiho ndasoma. Hari ikintu cyabaye wa mwana w'ikirara agarutse. Habaye Thanksgiving, gushima. Habaye iki? Bamaze kumwambika, murabizi ko yagarutse, Isaka murebera kure akamwakira. Ikintu cyabaye ni igiki? Nuko yamukubise umwambaro, aramwambika imyambaro misha, amukuraho iyo ku gasozi. Aracya kabiri amuha impeta. Impeta nagakiza nshuti zanyu. Ndashaka mubarize mugenze ngo uracyambaye impeta cyangwa? Haleluya. Impeta nagakiza. Ni isezerano dufitanye na Kristo Yesu. Arangije amuha n'inkweto. Inkweto zivuga ubutumwa bwiza. Ntabwo Imana yagusubiza. Haleluya ngo ntuvuga amakuru. Ikindi kintu cyabaye muri Thanksgiving,
kuri 25 Luka 15:25 ngo wa mwana w'imfura ngo akiri mu murima ngo yumva abacuranzi. Mwambare tugakomera imashi abacuranzi bari hano. Luka 15 kuri 25 wa mwana mukuru ngo yinjiye yumva abacuranzi. Yumvise abacuranzi, nta muntu wamubwiye ngo wa mwana yagarutse, ariko yumvise umuziki uri iwabo amenya ko hari ikintu gihari. Impamvu baje gushima mu ndirimbo ni ukugira ngo n'abantu bari hanze mu murima bimugereho, wa wundi uri muri biho bimugereho. Pastor, indirimbo zigera ahantu twe tutagera. Aba bantu batuvugira ubutumwa, aba bantu bagera ahantu bakavuga ati bya bindi Imana yakoreye Pastor Ben na Chance mushiremo Yesu arakora. Ibyo bikabafasha. Bumva abacuranzi ngo bumva n'umuziki n'ababyinyi. Najya ugira umuntu mbariza ngo ese iyo bacuranze urabyina cyangwa ntabwo byina? Ni gute abantu baducurangira ntitubyine? Kameme. Urumva? Urabona muti ko tuhivi. Hamwe n'umuziki, uskuru umuziki ari mwiza. Umuziki wirukana abadayimoni. Umuziki Dawidi yakubiseho gutya abazimu bakava kuri Sauli. Niyo mpamvu nicara imbere iyo nje mu muziki mbanzi ko ari abazimu bari butuveho. Ako muvuge ngo amen. Haleluya. Bwana sifiwe. Uzi ko umwana wikira wa undi mukuru we yari mu murima gutya yumva iki? Luka 15:25 yumva umuziki mu rugo rwabo. Uwo muziki arawumva ngo yumva n'ababyinyi. Nta muziki utagira ababyinyi. Iyo rero habaye gushima tugomba no kubyinira Imana. Gushima bijyana n'umuziki, gushima bijyana no kunezererwa Imana. Haleluya. Amina. Ndarangiriza kuri Zakariya rimwe na Zakariya Luka 1:74. Zakariya aravuga ati Imana nimara kudukiza abanzi bacu, maze nimara kudukiza amadeni, nimara kuduha urubyaro, nimara kutugirira neza, ikadukiza abanzi bacu, ngo tuzayisenga tudatinya. Mu zindi ndimi haravuga ngo tuzayiramya. Hakoresha ijambo worship. Tuzaramya Imana tudafite isoni. Hari igihe wumva ucecetse iyo utarabona cya kintu watakaje, ariko Imana yamara kugikora ukajya kuri stage udatinya, ukavuga Imana yagutabaye, ukavuga Imana yagukuye habi, ukavuga Imana yakugiriye neza udatinya. Ndasaba ngo uyu mwaka utararangira ibyo Imana yakoreye Ben na Chance ibikure iwawe, ukaba uriho utegereje urubyaro. Turasaba ngo ijuru rikureho igufu rikunda yawe, ibitangaza n'ibimenyetso bikoreke muri biterane. Haleluya. Ndarangiza shaka kugira ngo mbahe kano kantu k'umuziki kuko nabonye mukundana. Ntekereza kanu nabaha. Kano kantu ni AirPods Pro second generation. Muze nkabashye. Umva mujye mugenda mucuranga abazimu bashe, mucurange muvuge ngo cyarabonetse. Kandi duhagaze hano n'ibindi bitaraboneka Imana ibibahe. Amashi nta kibazo wayakoma. Aka kantu wenda kakoresha umwe, ariko mwe kuko muba mwegeranye. Narebaga n'ukuntu muririmba umwe aririmbira mu wundi. Baririmbaga umwe akajya aririmbira mu wundi gutyo. Abana ko ibi nabyo ni byiza mwoka byarama. Haleluya. Ibi nabyo si byo guciba. Kuba ufite umudamu mugasirimba hamwe. Ariko ibi nabyo ni grave. Yaririmbaga mikuru ikajya mu wundi. So aka kantu nako kuririmba, nako kumva, just a symbol. Kuko muri abaririmbyi mujye muhora mwumva amakuru y'ijuru, mwumva ibyiza, mwumve munezerewe. So ukuri turi hano kandi abantu bashobora kuba bazi ngo nubwo tuvuze bike muri aka kanya bagira ngo biroroshe. Uyu munsi urakomeye. So mu izina rya Women Foundation ndashaka kureba byibura abantu apana inshuti zanjye gusa, ariko abantu nyoboye abo nshumbye bakeye bari hano. Ndashaka kureba rero n'abantu bumvise bajya bankurikira gusa bakaba bati Apostle Mignone twumvise ahari, reka tujye haguruka nawe tukurebe. Yesu we mwakoze cyane. Imana ibambera umugisha. None mu izina rya Women Foundation natwe tuzatanga miliyoni. Navuze ko ntajya munsi ya pastor. Imana ibaha umugisha. Tuzatanga 1 million mu izina rya Women Foundation Ministries na Noble Family Church. Iyo akibonye ahamagara abagenzi be bakishimana. Imana iguha abantu muzishimana, iguha abantu muzishimana mu bisubizo byawe, iguha abantu muzishimana Imana yagutabaye. Ariko ndashaka kukubwira wishimiye inaha hanyuma ntuzishimire mu ijuru byaba ikibazo. Ndarangije. Ndashaka kurangiriza aha hantu.
aha hantu harangiza havuga ngo ni nk'uko iyo umunyabyaha umwe iyo yihanye mu ijuru haba iki? Mwabivuze cyane, mu ijuru haba iki? Haba impundu zikavuga mu ijuru. You can't believe ukuntu udasanzwe mu maso y'Imana. Uri lost coin, ariko uri umuntu w'agaciro. Amaboko y'Uwiteka aragutegereje ngo rero ngo iyo kibonetse ngo niko n'umunyabyaha umwe iyo yihanye umwe gusa. Byaba ari ikibazo, twarataramye gutya ariko abantu ntibakizwe. Ubuhamya butuma abantu bakizwa. Bibiliya ivuga ngo bamuneshesheje ijambo ryo guhamya kwabo. Bamuneshesheje ijambo ryo guhamya kwabo. Reba mignone kano ka mignone ndangiza, dore kano kantu. Aka kantu kari gato cyane, niyo mpamvu nkitaka. Kuri Odeon Palace kagakubita umuziki, ndibuka indirimbo mperuka kubyina. Ni igihe hari yageze indirimbo yitwa ngo nzinzi. Monsi ya bato elengi mingi no polulayo. Yayo mokopo nini bongi sankayete. Tutabyumva i Burundi. Ndavuga nako se burya baririmba ki? None ubwa nyuma hazitwa etage yasuka. Murayibuka tugira gutya. Ariko ndashima Imana ko dark hari. Aba bantu ni bato. Tukagira gutya kuri Odeon Palace. Nari i Bujumbura. Ndi umwana w'i Bujumbura niho navukiye mu mujyi vraiment. Hafi ya Rohero 2 aho hafi y'ikaburimbo utasema nini. Haleluya. Ariko iyo period Imana ihagurutse umukozi w'Imana Pastor David Ndaruhutse. Abajene sinzi ukuntu yabafashe, abava mu Buhonga baramanuka, abava i Bujumbura baramanuka, abakonvoyeri barakizwa. Icyo gihe hari yagezweho abakonvoyeri. Iteka nshima Imana Pastor ko ntarongowe n'umukonvoyeri. Ariko mwaretse kuko burya aba teenagers ntabwo tumenya abantu. Iyo uri mu teenager ukabona umuntu afite parfait yambaye aka jeans ka Levi's, icyo gihe wabonaga ari umujene nta kibazo. Ariko tujya ku ishuri nibo baduhaga amashiclette mu mabus, tujya ku ishuri ukava nko mu Nyakabiga ukajya kuri Libre. Ariko ndashimira data wa twese wafashe umukobwa nkanje ngiri muto, uyu munsi nkandi Apotre Mignone. Oya abantu bifuza ko Apotre Mignone atsinda bakomere Yesu amashi. Haleluya. Ndibuka hari indirimbo baririmbaga that time ivuga ngo sifa na shangwe kule mbinguni, sifa na shangwe kule mbinguni, wa malaika wanamwimbia Bwana, sifa na shangwe haleluya. Impundu nishimwe iyo mwijuru, impundu nishimwe iyo mwijuru, abamarayika baririmbira Imana, impundu nishimwe haleluya. Ndavuga hari ibyishimo hariya kandi ubona ngiye kwijabe. Mbivuga ukuri merekeje abavandimwe banjye kuko twumvise ko Pastor David ari umunyarwanda. Mbega tugiye ishaka ry'iki ry'umunyarwanda ko tuzataha nta kintu. Ariko batanga ubuhamya. Habanza umuntu wo muri Rohero, dore abanyabisubizo bajya batuma turwara ikirungurira. Ati tuvuye muri vacances na papa, ndabona ntabwo tubakeneye. Abavuye muri vacances ni iki ntabwo tubakeneye, abanyamireti. So noneho haza kuza undi muntu avuga Yesu babarira ibyaha, avuga uburyo ushobora kwireba nk'umwere ariko hari ibyaha, uburyo ukeneye indoregwamo ituma ubasha kwibona. Ndakira gakiza mwuka byaramo. Nakakira iryo joro, ariko ntabwo navuye muri boîte, ntabwo navuye mu bintu byose, nakomeje kugenda. Ariko finally after years buryo ujyugwa ujya imbere ntukagire ikibazo, ujya imbere. Agakiza nakiriye nanzi ko ndondakina ntabwo kamvuyemo. Narakomeje njya gukubita umuziki, ariko igihe kiragera umwisilamu umwe arambona arambwira ati ariko biriya bintu mubamo ko njyamo nujya gusenga nkabona ujya no mu bindi wazahisemo kimwe. Ntabwo navuyeyo kubera agakiza, navuyeyo kujya mu mbinyanga mugayo. Ako mwavuze ngo haleluya. Mfite aho ndondagana. Ariko nza guhabwa ijambo rivuga ngo byose murabyemerewe, ariko byose ntibafitiye iki umumaro. Iryo jambo ryamvanye muri boîte rimvanayo, ariko nari namaze kwakira agakiza. Ese hari umuntu waba uri hano umunsi wa Yesu Arakora concert
akavuga ati ndifuza ko abakozi b'Imana bicaye hari imbere ab'Imana yasize amavuta dore bavuze ngo Imana y'intumwa n'abahanuzi iriya ndirimbo nayifashe ngo ikora ibitangaza ni ukuri haguruka ahantu uri uyu munsi ni umunsi wawe ngwino ngusengere mfatanye n'abashumba Imana ibaha umugisha kama ndifuza kukwakira niba wifuza kwakira Yesu hari umuntu umwe gusa twatumiye abarokore gusa abarokore twe turi ba danger pe Yesu ahabwa icyubahiro nta muntu ngwino oya agiye kwicara uriya no mukobwa wanjye uriya arakijijwe nari ngiye kumwatuza bundi bushe haleluya hari undi wowe waba uri online aho waba uri hose wasubiramo aya magambo aho wicaye mureke tubatize aya magambo uti mwami Yesu ndakwizeye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye uyu munsi kubwiza indirimbo z'agakiza numvise kubw'abaramyi bateraniye hano n'amagambo batubwiye kubw'ijambo twumvise ko icyari cyarazimiye cyongeye kikaboneka nanjye ndagarutse mwami mvana mu gitabo cy'urupfu ushire mu gitabo cy'ubugingo uyu munsi ndakijijwe umbabarire ibyaha byanjye byose ibyo nibuka n'ibyo ntibuka mu izina rya Yesu Kristo amen murakoze cyane Imana ibaha umugisha thank you so much kandi mwakoze kuntumira Imana ibaha twongere dukomere Imana amashyi cyane n'impundu nyinshi dushimira